Reka nkwihere amakuru adasanzwe. Iyo nzu ubona kuri kamera yawe yari ihagaze miliyoni 300, ubu yakorewe discount ku buryo ibiciro twabikubise ishoka yageze kuri miliyoni 250. Ubwo ndabibwira ba bandi bajya badutuma ngo imari ngo zabyungura. Ni inkuru bitunguranye, nawe tungurana uze wigwino nzu ngiye kukwereka. Nongeye kwasuza mbahe ikaze kuri Kigali Band Serugendo Moses nk'ibisanzwe, ariko nkuko twatangiye mbikubwira, nakubwiye ko ni inkuru itunguranye. Nari nibereye mu rugo numva nyirinzara arampamagara ambwira ati ya nzu wakoze kuri miliyoni 300 nayimanuye, ibiciro nabikubise hasi, mfite akabazo nshaka gukemura, miliyoni 250. Iyi etage wayifata. Iyi etage iri kuri kaburimbo, ifite ibyumba 5, ikagira sale 2, ariko ni etage ubona ko yubatse ku buryo bwiza buri moderne, iraryoshye, ibereye ijisho kubyo wakwifuza byose. Ifite imbaraza nini, nitwinjiramo imbere uragenda ubona ukuntu ari inzu yisanzuye, ifite parikingi nini cyane. Ni inzu nziza ku buryo uri uw'inkwakuzi iki giciro cyabayeho ni nk'icyo kuyirangura, waza ugahita wigurira iyi nzu. Reka nkubwire, kora subscribe mu by'ukuri dukomezanye, wowe wifuje kuba wagura inzu nziza udahenzwe nk'iyi ngiyi. Miliyoni 250 mu karere ka Kicukiro. Mu by'ukuri ahangaha duherereye i Kanombe. I Kanombe ni karitsiye igiye kuryoha ya mbere mu gihugu. Umuhanda bawutangiye, aho waba uri hose ndakwibira iryo banga. Nyamuneka twinjiye ahangaha itegereze neza, ndebera ikintu bita compound yakakira imodoka zigeze muri enye nini z'amavuye biti. Washaka 5 ukaba waziparika, washaka imodoka nkeya ukaba wakataho hamwe ukahatera jaride nini, ariko sina ngombwa kubera ko hagiye hakikije utuntu tw'uduti twiza cyane impande n'impande, ubona ko ari ibintu bibereye ijisho. Iyi ni ya Kanombe nziza. Ndakwibutsa ko iyi nzu yacu iri kuri kaburimbo. Mu by'ukuri nta handi hantu wabona izi mari usibye muri Kigali Band Seri. Ku byumba byawe 5, sale 2, dushe 5, mu by'ukuri ukongeraho amanegisi n'ubwisanzure bw'iyi nzu, waba umeze nk'uri muri El Cave Tombora. Ahangaha ni inzira dufite ijya mu gikari ku manegisi, ariko dufite imbaraza nziza cyane ubona ko zibereye ijisho. Ndebera ibi byuma byita aluminium n'ibirahure byiza bigiye biri ahangaha. Ese waratuganye mu by'ukuri utuburaniye? Reka kwicara mu rugo unyandikira umbwira ngo numbonera ngo imari ngo yabyungura, ngo imari imeze nka cyamunara. Ntabwo uzongera kubona cyamunara na rimwe. Twe tuba twahageze mbere yuko ubimenya wowe. Ahubwo nimba habayeho discount ya miliyoni 50, ubwo waba wicaye mu rugo ugikora iki? Ese waba wicaje amafaranga yawe kuri banke bwo agikora iki? Ngwino ugura iyi mari, wayikodesha ukakungukira, cyangwa se ukaba utuje umuryango wawe neza. Reka no gutinda hanze. Twinjirane mu nzu yacu nziza cyane, aho duhura n'urugi ruduha ikaze muri salo. Ni salo nziza cyane. Ubwo mvuze ngo nziza, haba hakubiyemo ibintu byinshi mu by'ukuri. Iyo witegereje aya makaro, wazamuka hejuru ugahura na parafo nziza cyane iriho amatara meza, niya gipusamu. Wareba amarange hirya no hino, nakwizeza ko iyi nzu yacu ibi ifite ibintu byose. Kandi ubwo iyi salo ni ngari cyane, twayivamo kandi sinshaka kubatindira, mwagiye mubibona. Iyi ni salle à manger nziza cyane nayo twinjiramo
usanga ko yenda kungana nka salo. Ni nini cyane, irahagije, ifite amakaro y'imbaho, ifite buri kantu kose wavuga ko ari salamanje nziza cyane. Yewe tukagira na design nziza cyane z'imitako ziri munsi hano, ariko wowe bitanakubuzamo kuba wabikamo n'utundi tuvuga uramutse uguze inzu, amahitamo aba ari ayawe. Tugasanga hano lavabo yo kuba wakarabiramo nziza cyane na miriwari yayo. Urabona ko inzu yacu irateguye. Nyamuneka tebuka udasanga byamaze kurangira, ugasanga bahogeje. Iki ni igikoni dusanga hano kinini cyane. Iyi ni inzu igura ubundi nka $350,000. Mu by'ukuri nimba waritegereje wabonye video twakoze ivuga ko ari $300,000. Ibi ni ibiciro by'akabazo kavutse, ngwino ugakemure icyo amafaranga aberaho. Iki ni igikoni cyiza, kiri mu mwanya wa gazi kuka, umwanya wa firigo munini, buri kintu cyose hano ni trebye. Dukomezanye duhere mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi, ariko ugende unkundira ureba akantu kandi inzugi zifunzemo aha zose ni muvura, ndetse buri kantu kose banza banyerekeye dushe na tuwarete ifitemo shawa nini, amakaro meza kuva kuri hasi kugera kuri plafo, tuwarete nziza. Mu by'ukuri iyi nzu nta kintu wayinenga. Mu by'ukuri uyu ni umugeni mwiza cyane kandi usobanutse. Ahangaha iki ni icyumba kinini cy'abashyitsi gifite n'umwanya wo kuba wasohokeramo ahangaha hasi utaba ushaka guca muri salo. Reka dukomereze mu bindi byumba. Hasi tuhafite ibyumba bibiri, cyane cyo mvuye kubereka gifite dushe na tuwarete yacyo. Kuri iyi kote naho turahasanga icyumba kigenzi cyacyo cyiza cyane kirimo, ariko banza banyerekera iyi dushe na tuwarete yo irimo na cya kirahure mukunda gikumira amazi y'umuntu uri muri dushe. Ni ukuvuga ngo ibyumba biri ahangaha bigiye bifite imbaraza kandi bikagira n'amagariderobe. Inzu yacu irahendutse, $250,000 rega zaguraga n'ubundi kadasitiri. Reka dukomezanye tugenda dusohoka muri iki cyumba, tugendane rwose. Ntabwo nshaka kubakora video ibajijisha ngese ngo ugeze ahantu uvuye. Ahangaha tuvuye muri cya cyumba, izi ni esikariye zijya hejuru, ariko mbere yuko tujya hejuru banyerekere iyi dushe na tuwarete y'abashyitsi bashobora kwikiranira n'umubiri mu gihe baba baje basura bari muri salo cyangwa na salamanje. Reka ariko mbere hanze gatoya ku manegisi mbere yuko tujya hejuru. Twakomeje urugendo rwacu mu gikari. Igikari cyacu turasanga umwanya wa dushe na tuwarete, akabamo igikoni cyiza cyane kigari kisanzuye, ikigega hejuru, ni tanka nini ubona ko ihagije. Mu by'ukuri tukajya hano umuryango w'umukozi araramo. Urabona ko anegisi yacu ndetse n'igikari cyisanzuye iyo gifite umwanya, uwo mwanya mubona no hirya no hino uriyo. Reka twinjirane duhere tuzamuke hejuru nako njye kubereka ibintu. Twakomeje aho tugiye kureba ibyumba byiza cyane binini birimo master bedroom hejuru. Iyi nzu nyamuneka ndabigusubiriramo. Ayo mafaranga wicaje utegereje ngo imari ngo ya cyamunara, nta yindi ushobora kubona kereka iyi ngiyi. Aya makaro urayabona, ni ya makaro meza cyane, n'amasiteyazi n'umuntu ukuze wese yazamukaho. Tukagira hano hejuru, ndebe iryo tara ryiza rifunze ahangaha. Nyamuneka iyi nzu ni amatafari agiye kuva hasi kugera hejuru. Reka mbabwire ko duhingukiye muri salo ya kabiri. Ndebera, iyi ni ya salo. Hari abantu bajya bakunda kugira utubazo akavuga ati intebe zanjye abana bazikiriramo, abana banjye se babuze aho bakorera etide. Ni ahangaha hakwita intebe, cyangwa nawe rega ushobora gukoresha ino salo mu gihe master bedroom hano hejuru ukaba wakoresha ino salo urimo kwiruhukira. Reka duhere ku cyumba cya mbere dusanga, ariko reka duhera ahangaha master bedroom turaza kuyikuza. Ahangaha turasanga igice kiriho ibyumba bibiri binini, bimwe bakunda kwita mu kinyarwanda ngo rutura. Cyo bita rutura kabisa. Urabona urandeba, iyi ni garderobe. Ibi ni ibyumba nakwita ko ari iby'abana nyine, ariko ni ibyumba binini cyane, hajyamo igitanda cya kabiri kuri kabiri. Uyu mwanya wose ukaba wasaguka. Twaba dufite urubaraza ahangaha runini narwo rwisanzuye. Urubaraza ubona ko ari runini. Twagaruka kuri iki gice tugasanga dushe nziza cyane. Rebera ibikoresho bigize 25, utagira ngo ni 400. Oya, tandukana no guhendwa. Uzi ukore subscribe kuri Kigali Band Seri, wihera imari
zimwe bakunda kwita byungura. Rega yigure nushaka kwisubiza kuri 35 nanjye ndayigukorera video kandi nigucururize. Iki ni ikindi cyumba twinjiramo, duhera kuri douche na toilette yacu, nacyo ubona ko ni desemu na cya kindi, urabona ko hakoze neza cyane, amatoilette mirano, ibintu byose bisawa cyane. Iyi nzu ntikwiriye kugucika na busa. Mu by'ukuri ahangaha tugeze turahasanga indi garde-robe nziza. Ese urabona iyi nzu yiguze yabikorohereje, ni ukuzanamo ibintu bikeya, ibindi bigiye birimo. Reka dukomezanye tujyane no ku bindi byumba. Ubu tumaze kubona ibyumba 4, ubu ngubu tugiye kujyana kureba master bedroom. Dukomeze ahangaha mpagaze ni kuri chambre principale cyangwa se master bedroom uko wabishaka. Tukinjira gutya igabanyijemo ibice bibiri. Iki ni icyumba cyo kuryamamo, tukagira n'igice kirimo douche na toilette, ndetse kikaba kirimo n'amagariderobe. Reka duhere kuri douche na toilette nziza irimo lavabo, ikabamo shower nziza cyane, ahantu ho kogera hateguye, yewe urabona ko harimo na jacuzzi. Urabona ko iyi chambre principale mu by'ukuri, ese ibi bikoresho byonyine biyikoze koko bihagaze angahe? Ko n'ahangaha inzu iteretse ikibanza ubwaho gihenze cyane. Amakuru yo nayaguhaye ko umuhanda w'i Kanombe umaze gukorwa, ariko iyi nzu njye nayitegereje mbona wagira ngo mpagaze Kibagabaga mu by'ukuri. Urabona ntabwo mabwira byinshi, tuvuye muri douche, utu n'utubati tunini duhagije, dufite igice kimwe n'ikindi. Ahangaha washyira imyenda yawe mo aho ushaka, aha wahagiraho umugore cyangwa wahagiraho umugabo, byaterwa nawe. Reka urugendo rwacu turukomereze mu cyumba nyirizina. ubwo naho gushyira igitanda gusa, ariko njye nabonye hayingayinga saro. Ndebera, reba icyo bita ikosora, reba icyo bita imari zimwe zo ku kiranguzo. Iyi nzu ndabisubiramo, nutinda ugasanga umuranguzi yayirambuye urayigura 35, ndabizi neza. Ngwino nushaka uguze banke, nushaka uguze mugenzi wawe, ariko iyi nzu yakatutse $50,000,000. Iyo discount ntabwo igibaho mu by'ukuri. Reka dukomezanye mbereke urubaraza runini cyane, nkeka ko ruhagije rwagira ngo ni rooftop. Ni nk'aho ariyo rooftop y'ino nzu n'ubundi mu by'ukuri. Ndeberaho cameraman ari, ureba aho undi, urabona ko ni urubaraza runini ruhagije, ndetse kandi no hirya yo gutya ukabona ko ari urubaraza rukomezayo. Reka nkubwire, nimba ukunze iyi nzu mu by'ukuri ntabwo wabura kuyikunda, kubera ko ni inzu nziza, yubatse neza, yubatse muri quartier nziza cyane, Kicukiro i Kanombe, hano Nyarugunga. Nuhagera uzamvugishe kuri nimero uvuge ati Moses, tugende ya mari nyigurire. Reka mbonereho kubashimira mwe twabanye. Mu by'ukuri wafashe umwanya wawe wita kuri iyi nzu. Reka nkwibutse ko ifite ibyumba 5, ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro i Kanombe, ikaba ari inzu yakatutseho $50,000,000. ubwo ariko igiciro cyayo n'ubundi kikaba ari cyiza cyane bikabije, kuko $250,000. iyi nzu igucitse jye byambabaza nkanjye ku giti cyanjye, kuko iyi nzu ntabwo ihenze na busa. Mu by'ukuri iyo nimero waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, ariko iyi nzu kugira ngo ntigucike ukaza tukayikugezaho ukigurira. Amahoro y'Imana agomeze abane namwe, ndabashimiye.